Niba uri mu bakoze subscribe turagushimira cyane, niba ari muri babandi bareba ibiganiro byacu tubanje kugushimira cyane. Natwe uyu ni wa mwanya tutabatindiye tugenda tubaganirira ibyinshi biba bigenda bivugwa mu isi ya finance. Icyumweru cyiza kuri mwese. Ahangaha turaje nyuma y'isesengura cyangwa ubushize twababwiye ku byerekeranye na gakoco mu mafaranga, ukuntu abanyeshuri baremerewe n'inguzanyo ndetse n'ibindi bintu. Ushobora kujya muri channel yacu ukakireba niba utarakireba, tukababwira no ku bintu byiza dushobora kuzungukira muri financial market cyangwa isoko ry'imari rigiye gufungura Kigali. Ushobora kureba kuri video nanone ujya kuri channel yacu ukareba n'ibindi biganiro byinshi twagiye dukora. Uyu munsi tugarutse tugiye kubabwira ukuntu umugabo umwe bitewe n'ubushobozi bwe yabashije gutabara ubukungu bwa Amerika. Uwo mugabo ninde? Ni JP Morgan. Abenshi bareba Wall Street cyangwa abantu bazi Wall Street icyo ari cyo cyangwa amabanki akomeye ku isi, munazi na banki yitwa JP Morgan Chase. Ese uwo mugabo kugira ngo abe afite iryo zina rimeze gutyo hanabeho banki imwitirirwa byavuye hehe? Nubwo hari byinshi bivugwaho bitavugwaho rimwe, niba koko yarakundaga igihugu cyangwa yari umu businessman cyangwa yarireberaga inyungu, ariko isi ya finance yaramwubashye. N'ikimenyimenyi ukurikira ibiganiro byacu uraza kubona ukuntu icyubahiro yagize cyageze naho yitaba Imana. Isoko ry'imari rya Wall Street cyangwa New York Stock Exchange, isoko rya mbere ry'imari ku isi hose, ryafunze, amadarapo barayamanura, bamara hafi kugeza saa sita batari gukora. Uwo mugabo ninde? Ni John Pierpont Morgan, wavukiye muri Amerika mu 1937 ku babyeyi. Umubyeyi wari uko yari afite umubyeyi ukomeye cyane. Uwo mugabo wari ukomeye yitwaga Julius Spencer Morgan, umu businessman cyangwa nawe yari akomeye cyane mu bijyanye n'imari. Ariko byatangiriye kuri sogokuru wabo kwa ko nawe yari ameze nka twavuga ko ari umuvugabutumwa, byaramwinjizaga cyane, bari bubashywe muri societe. Igihari ni iki? Uyu JP Morgan ntabwo yavutse mu muryango w'abakene, tubanze tubyibukiranye. Ariko hari ibintu bitatu abantu biga ibintu by'imari cyangwa abantu basoma amabibliography bamuziho. Ni umugabo wari umuhanga, ntawe abihakanaga, kuko kuba tugiye no kumuvuga mu mwanya ni uko ari umuhanga. Icya kabiri, yari umuhanga mu kintu cyerekeranye na timing. Uze gukurikira neza ikiganiro cyose, yaba igice cya kabiri n'igice cya mbere, turagenda twereka uburyo kuri timing yari umuhanga. Ikindi cya kabiri cyangwa kumenya igihe nyacyo cyo kugira mu kintu mu Kinyarwanda. Ikindi cya gatatu yari azi kurema icyo twita connection cyangwa kugira abantu benshi baziranye bashobora kumufasha mu kubaka ubwami yakoze cyangwa kwagura ubwenge bwe kugezaho yafashije bamwe kuba bakire, nawe kandi atibagiwe umukire agera n'ahatabara ubukungu bw'igihugu inshuro zirenze imwe. Iyi ni Active Road, uyu muri kumwe na Abdul Karim. Tutabatindiye rero, uyu JP Morgan nk'uko akomoka muri Amerika, byinshi cyane aziho. Yakuze ari umwana ufite uburwayi cyane cyane izuru. Abenshi muzareba amafoto yiwe JP Morgan yose, ku zuru rye yagiye asaba yuko hazajya habaho Photoshop, izuru rizabibona ari ryiza, ariko yari afite ikibazo cy'izuru ku buryo yari anatinyitse, na benshi bavuga ko batinyaga kumureba. Byatumye kuba akiri n'umwana byaramuguraga kujya muri societe. Akenshi amara igihe cye kinini akimara ari kwigisha uburyo basoma ibintu bita balance sheet, sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda. Ni nk'impapuro zerekana uko ubukungu buhagaze ku makampani. Abakora mu makampani cyangwa business barabizi icyo kintu ni ingenzi cyane, ndetse n'ibindi bintu n'izindi mpapuro nk'izo ngizo zose zishobora kwerekana uko business. Yarize kuzisoma kuko nabyo birigwa, ni ibintu byigwa muri kaminuza, yaba mu mashuri ya secondaire barabyiga, uburyo babitegura kugeza babigeze ku munota wa nyuma aho umuntu wese ashobora kubireba. Hari n'uburyo ubireba ukamenya n'uko business ihagaze. Ayo ni amasomo abantu biga, so ntabwo ari byo tugiye gusobanura, ahubwo yatangiye kubyigisha anakunda cyane umukino witwaga solitaire. Abantu bazi imashini, hari umukino baba bafite amakarita, bakoresha amakarita. Uwo mukino nawe yakundaga kuwukoresha. Nyina bazi gukina amakarita muri system ya solitaire, bo babyumva kurushaho. Dukomeje, ikintu kindi cyamugaragaye nuko yari afite ikintu cyitwa leadership muri we. Leadership, ikintu cyerekeranye n'ubuyobozi,
ikindi kintu kindi cya kabiri kandi gikomeye cyane, yakundaga guchallenging cyangwa yakundaga guhangana mu byerekeranye no gukoresha ubwonko cyane, logique. Nyuma ibyo byakuruye yakuze afite ikintu yitwa ibya bindi umva ngo abantu ngo ndashaka kuzaba iwe yumvaga. Yakundaga umugabo witwa Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte abatwibukiranyeho cyane, azwi mu Bufaransa, yari yigeze kuba twamwita umwami Empereur, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, ariko yayoboye Ubufaransa. Bamwe bakunda kuvuga yuko hari imvugo yamenyekanye cyane, witwa Theodore Roosevelt. Umunsi umwe yari agiye kumureba, arangije abatoke, Theodore Roosevelt ni perezida w'ubu butaka, njyewe ndi empereur wa finance ya Amerika. Iyo ni imvugo cyane izwiho. Ikindi mwimenyeraho nuko hari ijambo ryitwa work hard play hard. Abenshi bararikoresha ati kora cyane ukine cyane. Abenshi bakunda gukoresha iryo jambo, ariko burya bifite inkomoka kuri uyu mugabo witwa John Pierpont Morgan, ariwe twita JP Morgan. Ikindi kintu nanone wamenya ku cyerekeranye na biography ni introduction turi kwa cyangwa imbonerahamwe y'uyu mugabo, nuko muhagana mu 1854 Sir Julius Spencer Morgan yabonye offer yo cyangwa yabonye akazi mu byerekeranye no kujya gukora muri Georgia Peabody Corporation. Yari company iba mu Bwongereza, ari naho ibintu bitangirira kwako. GP cyangwa John Pierpont Morgan yajyanye na saho se, noneho biba ngombwa kamwohereza kujya kwiga mu Busuwisi. Nyuma yo kwiga mu Busuwisi ariho noneho yakuye ubumenyi bwamuzanye, bwatumye agira ashaka kumva yuko agira icyo twakita ashaka noneho kujya muri business isi yari arimo ariyo ya banki, kuko yabonaga ari business ifite icyerekezo cyangwa yumva yikunze cyane, kwa ko business zose ni business, ariko we yumvaga akunze ibyo bintu. Yagenze bitere, wagarutse muri United States, we yahise ajya muri Wall Street, ajya gukora muri banki nka babandi bakira abantu. Icyo impamvu yari ariyo, yanze no kwemera ko bamuhemba, aho yagiye gukora muri company. Hari company ntiyari nini cyane, ariko nyayo yari nziza, yitwaga Duncan and Sharman Corporation. Iyo company rero niyo yahise agenda ajya gukoramo, ariko impamvu cya mbere yari imujyanyeho byari ibintu bitatu. Yari ukugira abantu benshi amenya bakomeye mu bintu byerekeranye n'isi ya finance. Ikindi cya kabiri, yafashaga se aho yamukusanyirizaga amakuru yose ari Wall Street cyangwa muri leta. Icyo gihe nta social media nk'uko ubu ngubu Twitter tukabona cyangwa hehe, yakoreshaga inyandiko buri wa kabiri na buri wa gatanu nijoro. Igihe cye cyose yakimaraga ari kwandikira se amakuru yose ari muri Amerika, avuga mu isi y'ubukungu, avuga mu isi ya politike, byose akohereza he mu Bwongereza, ku buryo na se mu bintu yakundaga cyane, yakundaga gusoma inyandiko umwe nguwo yabaga yamwandikiye, kuko nawe murabyumva ni nko gutata, yari ameze nk'umutasi wa se ku byerekeranye n'isoko ry'imari n'imigabane muri Amerika. Irindi kintu cya gatatu yashakaga cyane ni connection, cyangwa kumenyana n'abantu benshi bakomeye muri iyo industry. Muri byo harimo no kuba byaramuviremo mu 1861 akora company yitwa JP Morgan. Yanamenyanye cyane n'umukobwa witwaga Serge cyangwa Amelia Serge, kwako niwe twenda reka tumwite Mimi kuko niryo zina yari azwiho. Nawe iwabo bari bakomeye, bari abakire mu byerekeye cyangwa bari cyane muri business y'ibingibi byerekeye n'amabanki. Baramenyanye, binaba ngombwa yuko banakundana, kwako uwo mugore yaramufashije cyane mu byerekeye no kuba yazamura company ya JP Morgan Corporation. Aho ariko umugore we ntiyemeye yuko bajya, urumva hari igihe yo mufata yindi yakoze rwaga Duncan and Sharman, no kuvuga ngo yari Duncan na Sharman bahuje imbaraga bakora company, ariko iya JP Morgan wenyine. Ariko uyu mukobwa yaramufashije kugeraho namukunda, ashaka ko babana. Bw'amahirwe make yararwaye igituntu, biba ngombwa yuko yitaba Imana, aho bamaranye amezi 4 gusa. Yari yagerageje ibishoboka byose, abaganga bose bashoboka ku isi kugira ngo babashe kubana, ariko ntibyakunda. Ahangaha nyuma yuko yitabye Imana, yahise afata imyaka 3 yo noneho kurema, ngiye kubaka uwo bita JP Morgan, umuntu wubashywe cyane mu isi y'amabanki.
iyi niyo ntuza pati ya mbere twababwira ku cyerekeranye na JP Morgan uwo ari we mu isi y'iki y'abantu. Aka ni gapati ka biography akenshi abantu benshi bakunda, aka ni introduction. Noneho turaza noneho tuganira noneho JP Morgan ni muntu ki, yakoze ibiki bituma cyangwa yatabaye gute ubukungu bwa Amerika. Murakoze, keep in touch in Active Road Official. Turagaruka mu kanya.